ubuhimye bahaboneraga mituweli, ubuhimye n'abantu bazaga kwisengera bakanezerwa. Ni Dr Antonio Rutayisire umaze iminsi atavuga kimwe na leta muri politiki ndetse n'abaturage muri rusange, ndetse hari n'ibitangazamakuru byinshi cyane bitatinyaga kumubika, abandi bamuvuga umunabi bavuga ko yageze mu nzego z'umutekano nko muri gereza, muri RIB y'ubushinjacyaha n'ibindi byinshi bitandukanye. Abantu bagendaga bamuvuga bitewe n'uko ari umugabo ukoresha ukuri, urangwa n'imico ya kimuntu, ndetse umugabo rwose wajuriye cyane ararekarama ku bijyanye n'ifungwa ry'insengero, aho yavugaga impamvu bafunga insengero mu by'ukuri kandi utubari two tugakomeza gukora. Izi nsengero rero zafungwaga bitewe n'iki cyorezo gisha cy'ubushita bw'inkende cyatoziye, ariko inkuru nziza ni uko bamwe mu bashinjaga uyu mugabo Rutayisire, abenshi muri bo bamaze gushyikirizwa inzego z'umutekano, bakaba bagiye gukurikiranwaho ibyaha bimwe na bimwe bagendaga bamuharabika, by'umwihariko nk'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Hari abagendaga bavuga ko uburakari bwa Antonio Rutayisire bitewe n'imvugo ikakaye mu by'ukuri yakoreshaga, turaza kuvuga haruguru, ariko nyine nawe yemeye ko iyi mvugo ikakaye yayikoreshaga, ariko hari bamwe bamuharabikaga bakarenza urugero, bavuga ko umujinya we n'imvugo akoresha byaba bimeze nko kwica isazi ukoresheje imbunda cyangwa kwica imbeba ukoresheje icyuma. Aya ni amwe mu magambo akakaye cyane yagiye avugwa na bamwe batandukanye mu bakoresha murandasi na social media, ariko bamwe muri bo bakaba bafashwe, ababikoreshaga nabi bavuga amakuru y'ibihuha ndetse bavuga ibintu biteye ubwoba cyane Antonio Rutayisire atigeze akora. Icyiza rero nyuma y'ibi ngibi, Antonio Rutayisire yaje kwegera ibitangazamakuru ndetse n'abayobozi batandukanye, abasaba imbabazi ku byo bagiye bamuharabika. Gusa we yavuze ko hari ibyo yagiye akora mu by'ukuri ntabwo yabeshwedwaga ku ruhande rumwe, ariko yavuze ko ku rundi ruhande hari abarenzaga urugero bagatandukira, ariko yavuze ko byose abisabira imbabazi, yaba ari ibyo yakoze n'ibyo bamuharabika. Avuga ko abisabira imbabazi kugira ngo yongere yiyunge na leta, ndetse yongere abe umwenegihugu w'ukuri ndetse uhamye cyane. Ibi rero ni ibintu byagiye bivugisha benshi cyane ku ifungwa ry'insengero, by'umwihariko uyu Antonio Rutayisire yararikaramye cyane, yewe agenda akoresha n'imvugo itari nziza. Kuba yarakoreshaga imvugo mbi byo ntabwo twabitindaho, kuko nawe hari bimwe yemeye mu magambo yakoreshaga, avuga yuko yarengereye ndetse akoresha amagambo atari meza. Ariko nanone yavuze ko ibi byose abisabira imbabazi, nubwo yagiye avuga amagambo adakwiye. Byari uburakari ndetse no kwizera gushikamye mu gukunda Imana, kuko mu biganiro yagiye agirana n'ibitangazamakuru bitandukanye yagiye avuga ko bamwe bumvisha iri tangazo ryo gufunga insengero bakishima bitewe n'uko hari abizera b'ibinyoma bajya gusenga mu by'ukuri atari cyo kibajyanye, ahubwo bajyanywe n'amarangamutima. Gusa ku rundi ruhande yavugaga ko hari n'undi mwizera rwose bibangamiye ndetse cyane gufunga insengero muri sosiyete, kandi ariho honyine abasha kuruhukira asabana n'Imana, ayitura ibibazo ndetse bagirana imishyikirano. Ibi bikaba bimwe rero mu byagize intandaro yo kugira ngo avuge ari amagambo yose wagiye wumva ku bitangazamakuru bitandukanye, yaba ayo yavuze, ayo bamubesheye. Mu by'ukuri Antonio Rutayisire yavugishije benshi cyane kuri murandasi, by'umwihariko urukuta rwa YouTube. Abantu benshi cyane bagiye bamwibazaho bitewe n'imvugo ikakaye ikoranye umujinya yagiye akoresha mu kurekarama ko insengero zafungurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru nyamukuru ni uko bamwe muri abo bagendaga baharabika Dr Antonio Rutayisire babashijwe gushikirizwa inzego z'umutekano, ariko nanone Rutayisire nk'umugabo ushikamye ndetse utsimbarara ku ijambo yagiye asaba imbabazi abayobozi batandukanye. Bamwe bumvaga ko yagiye ababongamira ku ruhande rumwe na bumwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abo bose yafashe umwanya afata ijambo abasaba imbabazi, ariko nanone bamwe muri abo bashikirijwe inzego z'umutekano bitewe n'uko bavugaga amagambo atari meza kuri Dr Antonio Rutayisire, akaba yabasabiye imbabazi bitewe n'uko bagendaga babivuga bitewe n'imvugo babikoreshejemo. Ariko nanone hari abagikurikiranwaho n'inzego z'umutekano kubera amagambo mabi bagiye baharabika Dr Antonio Rutayisire, ndetse n'abandi bapasiteri benshi cyane bagendaga barekarama ku bijyanye n'iri fungwa ry'insengero. Ibi ni ibintu bitoroshye na gato,
mu by'ukuri iki cyorezo cyafashe umurego, niyo mpamvu iri fungwa ry'insengero rikomeje kwiyongera. Rutayisire yashimiye bamwe mu bayobozi bagendaga bamwumva ku ruhande rumwe bitewe n'amagambo yavugaga. Abagiye bamwumva abo bose yabashimiye cyane, ariko nanone yanenze abo bantu bose bagendaga bamuharabika, yewe hari n'abamubikaga ko yaba yavuye mu buzima bitewe no gushaka amaronko mu buryo budakwiye. Ibi byose avuga ko abisabira imbabazi, ariko nanone avuga ko yababariye abo bose bagendaga bamuharabika. Nanone avuga ko ingamba zikwiye gufatwa ko gusenga bitahagarara uko byagenda kose, ko n'ubundi ibi byari byaravuzwe ko mu minsi ya nyuma ibi ngibi bizaba. Yavuze ko tugomba gushimangira gusenga turwanya iki cyorezo ndetse tunasenga cyane kugira ngo gicike muri iki gihugu cy'u Rwanda. Reka twumve amwe mu magambo Rutayisire yavuze yatumye abenshi bavuga cyane kuri murandasi, by'umwihariko ku rukuta rwa YouTube. Amagambo yashegesheje benshi, arabacokoza koko bavuga ibidakwiye, bamwe bazana iby'agatunambwene biyoha kuya bamuharabika kugira ngo babone amaramuko. Reka twumve aya majwi Dr Rutayisire yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, mu by'ukuri akaba ariyo majwi yavugishije abatari bake. Iri mu nabi ku buyobozi kubera ibintu navuga ngo by'igitugu, reka nigutinya ko hagombye kubamo. Erega bariya abaturage, iyo ufunze urusengero hari umuntu ubuhemukiye, ushobora kuba utizera Imana, ariko uriya muntu wizera Imana nawe akeneye yuko umutwara neza, kuko ntabwo bose bafata ibyemezo. Umuntu umwe warangaye ntabwo agomba guhemukira abandi igihumbi. Ibyo rero ntabwo nibwira, ariko biriya ntabwo ngiye mbishyigikiye rwose. Insengero ushobora kuzigaya ariko ntibavuga ko ari imburamumaro. Kandi reka nkubwire, wazifunze uyu munsi, ejo uzasanga executive w'umurenge arimo kuvuga ngo mukusanye mituweli mugire mute, yibagirwe ko ejo bari bafunze n'insengero. Wayamureke, ubundi twagombye gufatanya. Turi igihugu kirimo guhinduka, ariko twagombye guhuza umutima tukanumvikana tukanoroherana, ntitujenjeke. Ko nanjye sinshyigikiye ko tujenjeka, ntitujenjeke ariko ntitunahutaze. Aya ni amwe mu majwi yagiye avugisha benshi cyane, akabatera guhimba inkuru z'ibinyoma bavuga kuri uyu mugabo. Ariko nanone nyemerera tugane ku musozo w'iki kiganiro nkubwira ngo njye ugutegura nkanakugezaho nitwa Gezi King. Uyu muyoboro wagezeho ni Gezi Choice TV. Birashoboka ko ari ubwa mbere umbonye, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo nawe umwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro. Ni iby'agaciro cyane niba waramaze gukanda subscribe. Reba niba warafunguye inzogera kugira ngo utajya ukikwa n'ibiganiro tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Reka mbashimire cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.